Previously on the Homeless Girl Season 1 Episode 2. Iki kijura tukireke. Bamukibabarira reba kuntu gisa ariko reba kuntu kireba n'amaso. She. Nukurinda gusaba. Mama, enough is enough. Umukobwa nigena Musa. Genda go. Nana n'umwana. Wamuganiriza ukamubwira. Kuri umuntu akeneye kuba arana akagufasha n'imirimo ya hano. Nta kibazo cyo rwose cyo twaganiriye ndabiko. Okay. Nacha muhungu wanje ntacyo nakwima. Ari ka condition ki. Kuri urabukoze cyane. Akurikiye iki? Ahubwo se ubuni waguruka twajya mu nzu kareba ukuntu uri gukarabe. Ikanzu reka sindakubwira. Ariko waje kuyibona. Niba aragasuzugura no muri rugo mu nsuzugura ko ari nge muturi muri uru rugo. Niba ari byo sindabasha kubimenya neza. Ku buryo ngewe nambarana na kiriya gikobwa ntazi yo cyavuye. Iki gikobwa. Nshaka kumenya ni Lewis wafashe ikanzu yanjye arifata aramuhereza. Ni kiriya gikobwa ntazi mana ngewe umwenda wanjye. Umva mbese imyenda vuga. Uri kunyumva neza? Imyenda yanjye kirazira muri uru rugo kugira umuntu yipfubye. Nta kazengana kamwe mba nkeneyeho uwera uze wera nk'ukumeze. Noneho umuhungu mwanyibarukiye ameze ati Ego. ari hehe man. Nawe uramukumbuye. Size. Ndagukumbuye. Alice, ndagukumbuye. Lewis mbabarira ngo mwana we mbabara kuko iryo jambo nta nubwo ndibona muri filime nta nubwo ndizi nta n'umuntu n'umwe urabikira Ndabyumva gusa jewe nari mbimaranye iminsi ku mutima nkureba numva nabikubwira ariko nkabura mbihera umunsi rero nabitekerejeho cyane mpamvu mbonye aho naturutse hose cyangwa ukuntu nje nkakubwira ubonye nje mufite ama stress nuko navuze ati uyu munsi none ngiye kwishiramo imbaraga ngiye kwikuramo ibyo byose mba ntekereza ngende bimubwire kandi wirira sibyo Lewis ntabwo ndi kukumva uyu mwanya iri jambo mbwiye rirakomeye cyane ni ijambo ntarabwirwa n'umuntu uwo ari we wese muri ubu buzima. Alice ndakumva kandi cyane ariko nanjye ntabwo ari njye wabihisemo gukunda nashidutse bimbayeho kandi nakundi ko nari kubigenza sinanabiguhisha kandi icyo ndi kugusaba ndagusaba umbabarire ubyemere Lewis nanjye ndagukunda cyane. Lewis ndagukunda cyane. kandi nzakoresha ntabwo nzakorera ntabwo cyangwa bose cyangwa mbere Lewis mbabarira umbwire ko nzi ko muri umuryango mwiza ufite ubutunzi ubwo ari bwo bwose wenda urumva uba wariganye n'abandi bakobwa beza nabo bari kuri level yawe muri ku rwego rumwe kubera iki njyewe uje ugahita mukambwira kubunda n'abakobwa beza ubuziranye nabo mungana muri mu kigero kimwe babakire nkawe kubera iki njyewe Alice sinzi ukuntu nabisobanura
gusa icyo njye nakubwira nuko ngukunda sinzi aho byaturutse kandi wenda no kuba iyo mpamvu mpaye yo kuba dukize cyangwa abantu nzi cyangwa uko naba ameze ahubwo njye numva aricyo kintu nyine cyama gukunda uwo nifuza uwo nshaka nabitegetswemo cyangwa nabigiriwemo inama njye numva ari we nkunda ibyo by'abandi umbwira ntabwo mbitayeho sinanabatekereza Lewis yes kubera iki njyewe Alice ndagukunda kandi nta muntu n'umwe uzakunditira yaba uno munsi cyangwa ejo kandi byizeye ko niko kuri kwanjye mfite ndakumva sibyo kandi nawe urakoze ko nyumva urakoze kunkunda nawe urakoze kubyemera reka ngusetse rero umva ndavuye ku isoko nsanga sha ibintu byaruriye ariko nabikoze tu iyo nkuru urumva izegeje mama cyangwa irababaje ese ko ngiye nabonaga ari ibintu biri aho ngaho nari ngiye kwitegura umuntu runaka ahubwo ngo mbaza ngo tubyitwaremo dute ngereza umuntu wagushimiye nagiye nyine guhaha nubwo nasanze bihenda ntavuze ngo uko bihenda kose umukazana wanjye nta kintu agomba kubura trishe kuza trishe si mama kuba watinze kumbwira reba nk'ibintu mba nisize n'ukuri ko Imana umukazana agiye kuza oya birabaye icyangombwa ni twebwe akeneye kubona nyine dusa neza aya nta bintu bikaze icyangombwa nawe reba nisize zo mu rugo nzi ko umva urabikora nyuma wowe ikintu ushaka kugira ngo ukore sibyo genda ubwira Alice ateka indyo y'ubwoko bwose n'ibyo ari bunanirwe umuyobore shaba murabizi ko nanga igikona ariko kujya cya gikobwa kidusebye ndihangana ngifashe ko nawe uramupfobya ugakabya ngiye mba mbona nta kintu gishoboye uyu ugerageze rero urebe ukuntu urumva umubwira atekane isuku utuntu trishe yuzuye ibintu akunda akunda utuntu tw'udusarade ase mama ko ushaka umuntu ushaka inshuti yanjye bite kandi mama reka nawe nkubwiye ndi umukazana ariko mba mbona ushaka ko umundi utisha ibyo nasimbi ko ariko mugira abakene dore ikibazo cy'abaramukaza bari icyo oya twishura bizi ndamukunda pe ariko nawe ntugakabye ni njyewe wa mbere uri uwa mbere mafi uri uwa mbere ngaho rero genda sibyo umubwire abitunganye byose ahubwo se mama tukiri aho ngaho hari ikintu nshaka kukubwira muri hano umeze mutese turaho tumeze neza ngaho kora twa tuntu twabya hahandi bigenze gutyo aho ngaho nyine kwa kundi mabiteze ni byiza agiye se we nawe rwose umeze uteze ndaho nje numva uvuga ngo najye kubwira Alice amubwira uduki Alice nyine yagira ngo amubwire ibigendanye nyine n'ukuntu nyine abakobwa b'inkumi se ariko nawe ukunda kwinjira mu nguru zazo n'amabanga y'abakobwa na ba nyina nta kibazo nagize ngo nakandi nawe undi se tumeze neza rwose ubu hari utuntu mu bwenge agenda akore runaka ahubwo naratunguwe nabyutse kare nsanga ngo wagiye naje nijoro nshaka gusuza bimwe wambwiye ndandiryana nabonaga bwije mu gitondo ndazinduka ati mama agiye kumutungura agende murebe nsanga wagiye hari umushyi oya nako hari intuza nyine utuntu turimo gukora nyine twinuza umwana na mu bwenge ajye mu gikoni nyine adutekera ibintu byiza niyo mpamvu dusa neza nabona n'ubundi witeguye ntabwo nari ugiye kugenda turajya ku meza dusa neza uyu munsi ni ukuri ubu nari mubonye ufite izo fureshi ndavuga mama aragiye turaba dukeye rwose uyu munsi rwose ni umunsi udasanzwe ni ukuri se wamakombona ufite akanyamuneza byagenze utera ego kuri bubibonera ni ukuri turutse ari nkubona mu maso wenda nanabona murishimye mwari mugiye guhoberana yego erega kare ni ka kadete kanjye turemerana ariko nta gakuruta mwese murangana njye sinjye sumbanya abana
ubwo wasaga n'abari hano wamubwira gutyo. Oya mwese buri muntu afite ubwiza bwe, buri muntu wese afite karite ye, mbese udapfa kure. Ndabyumva. Karibu. Bizi igihe ukuntu ari gukunda. Mbona mu rugo hahindutse. Bizi igihe ukuntu ari gukunda ni karibu rwose. Ubaye keza shawe. Niko. Urakoze. Twahageze rero. Mana yanjye bibisanze dikira. Umva naraza kukubona nawe arahari. Reka nza kumuguhamagara. Lewisi. Mama. Surprise. Se kuri kunyebuza ntabwo wamumbuye. Nyine ni surprise yawe twashaka gukorera ngo cyane rwose yambuje kubipanganya. Twari twabipanganye. Okay, welcome. Thank you. Kuba kongera ngo Mana nari umukumva. Ase wagira ngo ntabwo nkumbuye. Nkumbuye wanunguye. Niko yitereye rwose nta. Ase kucya bari. Okay. Ni karibu. Uyu narise umukobwa wanjye kandi umukozi wacu. Nta kibazo. Ahubwo uyu ni umukazana wanjye. Ni umugeni wa Lewisi. Gahubwo reba ukuntu bakira. Ugira ikintu tuzanira. Bantu baza umukazana. Okay. Si busy. Kuko ndisa Dufite buri kimwe cyose. Ndikubona n'ikintu nshaka gasana waze kumubona. Ni icyayi na vin rouge na. Okay. Zanira red wine. Okay. Ubwo wabyumvise ibyo ari ibintu ubwo ryacupa yego umuzanire. Ngiye kuva namubonye ngiye ndumva. Na Lewisi ntacyo nawe baranywa bibiri. Ariko nta n'ikibazo. Meze neza. Sawa genda n'umwakwakira rero. Arise ako ntago bimenyereye ni kwa kundi abana baza mu mujyi wa Kigali nyine. Ubwo ibintu by'inkuruze ni ndende cyane. Nabonaga nyine yari. Naho ubundi ubwo twagiye kubona rero ngiye mu buzima bwanjye abantu bose numva nabagira neza. Na Lewisi rero nuko ateye. Yego. Ni wowe. Ubwo nyine nuko. Bakoze. Kamaze kubimenyera. Ubundi yaje yuzuza ikirahuri akagenda akabyuzuza byose. Kubera kutamenya gahunda. Ubwo rero noneho Lewisi musigare muganira. Muganire neza rwose. Ndabona mwishimye rwose. Nta kibazo. Nsingira excited. Ariko barabyibushye. Bimeze neza. Ibyo danza subiza ibi protein byose umuntu abarya ibiki. Sinari ngukumbuye. Ndakubwiye ngo biri no mu bintu byatumaga sinzi uko mbona wase gutembera neza ku buriri. Sindi kubona naza umeze neza. Umeze neza nta kibazo. Umeze utese. Ahubwo welcome. Ndi kubona ntazi nta njye meze neza nta kibazo. Ahubwo buriya wenda nuko hari ibintu ndi gukora mu cyumba byangize bize. Bituma utekerezaho ku buryo utari like ntabwo ndi ku Ega nawe wanunguye ubyibuke. Please. Wanunguye subizi.
nakubonye umutima udusota. gusa nyine ibyo nta kibazo ndabizi ntabwo ndabizi nawe wari umwumbuye For real. okay Oh my baby. itishuri wanjye Mano gwe. ase n'umukobwa wacu no kuyakuze Ukuntu wabaye mwiza. ubwo rwose uri kumugaburira iki Nari mukumbuye. sheri bari kugaburira Kubera iki watinze? umva se ntabwo uri kuva Umunsi wose twiriwe. turi kugiye se Ndagarutse arakamenya gukora mu cyumba gato. Ndaje. Niba rero nzitwe twiganirira kuko amagambo mboro mbwira ngo Yesu we none se abantu bagiye hanze bose nuko baza mana nanjye ngomba kujyayo. Alice, kwabaye gutyoza. Alice. ko nababaye Lewis niwe uri gutinyuka ukambaza ngo ko nababaye njyewe okay reka wenda umbabarire gusa ibi bintu ntabwo sinzi ntabwo mbizi mbabarira umbwire ukuntu umusore nkawe ungana gutya nari nzi ko ufite ubwenge wafashe n'icyemezo mu buzima wifata ukankundiraho undi mukobwa nako wari ufite undi mukobwa mukundana warangiza ukaza ukankina ukambwira ko nkunda ubizi neza nawe ko ufite undi mukobwa mufitanye n'ubukwe mufitanye buri kimwe mufitanye isezerano mufitanye buri kimwe ukaza ukambeshya ngo urankunda ese abahungu muba mwumva abakobwa twebwe nta mitima tugira ese mubundi mugira imitima ingahe ufite imitima ingahe Lewis ariko no nubwo njye nshaka no kubyumva hasi nshaka kumva ukuntu nari nagukunze kumbe wowe ufite gahunda zawe ese byakumariye iki mbwira yewe nta sura nziza mfite nk'iyuriya mukobwa mbonye hariya muri salo nta mafaranga ngira ndepfa na ruguru nyine nta nubwo mfite naho nakinga n'umusaya kubera iki wifashe ukaza ukankina umupira bigeze ahangaha Alice, please. ako ntabwo ugihinduka ma No ukuntu uri guhumura. Nari nzi ko muri Kigali Mana ko guhumura noneho ariko nari ngukumbe hapujupugira n'abaye agapucuri ako nawe warakuze wabonye ngo nabyibushye. none se mama ari kugaburira ibiki Narabyibushye ubu ngubu noneho musaza wanjye asigaye rwabwira uburyo nabaye mwiza so ko utabizi. oya sheri byandenze nabuze ari kumeshya ubwo utamboye ukuri kw'Imana ntabwo nakubeshya njyewe nabonye usanzwe uri keza none ariko ubu ngubu uragapucupfu njyewe ndakubonye mpita mbona ubwiza bwawe njyewe ntabwo bibonye ubusa. komana wabaye keza Arakoze n'ubwo bimbwiye ahubwo se ntabwo abahungu babona nta bakwe turatangira kubonana ngo yabwire iyo ti ntabwo waranyuma ndabizi ahubwo mbwira Dani bite Makurusi. Wagarutse? ahubwo ubutumwa ko utari wamenye Makurusi. Dani Ya data. meze bite Shaka racamo gake kabisa. ubutumwa ko urumva rya kuntu winjiye wagira ntabwo wari wamenye Dani se wagezeho yaraherutse ahubwo. Isoko mberuka ari naraje ubundi. Ntabwo wari uhari. Nabona ari mpari. Ariko ndumva wamuganira na service ari kubivuga. Revise yese. Arahari yarari mu cyumba. Akora nagize kazi ramwica ndakora. Mbego sibizi Niko turishe. amshibale Ubufaransa bwanyu bumeze bute? kababwire nyine se nawe uri kubibona nyine bimeze neza sinzi ko ntabwo nzongera gusubira wese namujyanye noneho ntabwo umugabo wanjye azongera kumusiga Ibintu muzaniyeho nanjye basibingereho. Ese tukira watushingiye wanzaniye iki? ntabwo koma wowe urabizi ko n'igihugu cyose nakiguha Icyo nshaka aho gukeneye iki ahubwo uwo muragutya nibyo nshaka. Ntacyo mfite nabivuga. ariko nanjye nkabibona nese ubundi wari kunkunda gute wifite
nifitiye ikizungerezi nka kiriya numva ngo kivuye hanze mbona gihumura ko yagifite amafaranga njyewe masikini ubundi wari kuba undeba w'iki ko nanjye ese basi wabimbwiye kugira ngo mpumurize iyo yihorera uri kwirushya umutima wawe ndebye nakubwiye n'ukuri ndekuza nyifatishwaho hataza no kugira n'ucaho gutya akabona umfashe yavuga gute icyo musabye neza aka kanya njyewe mpa amahoro yanjye nkanjye Alice ndekera igikoni cyanjye n'igikari cyanjye njye nkora akazi k'abandi hato ntanirukanwa aka kazi ndagakeneye sinzi aho najya sinabona aho najya wankuye urahazi mfasha basi neza wangiriye umfashe ungendere kure ntiwongere sihagire inzira impuza nawe kuza kunsanga hano mu gikoni unsanga hanze mbabarira batanyirukana nicyo nkwisabiye abahungu mwese abasore mwese rwose nyina ubabyara n'umwe maze kubibona ngaho genda utunganirwe rwose ariko rero ntabwo nanakurenganye uriya mukobwa nyine ni mwiza yujuje ibisabwa byose abereye umusore mwiza nkawe ufite amafaranga ariko nanone wari kumbwira basi ntabwo wari kuza kumbwira ko nkunda uri gupretendinga kandi nako simbizi mbabarira mvira aha nkora akazi mabuja ataza guca agasanga turi kumwe hano bikambiramo no kubura akazi mbabarira Alice nta na kimwe nakubeshye mu byo nakubwiye ibintu byose nakubwira nta kimwe nabibonye ko utambeshye ngaho mvira aha ngaha ese rana Arahari ariko ari mu cyumba. Lewisi! Turishimye umufaransa kazi. Lewisi! amashuri biba byarabaye Lewisi! mvira aha nkora akazi Lewisi mvira aha Ese kujya uri mu ishuri? rero kwiga Ndwamagara wa salo. Watro Lewisi. Bimeze bise. amahoro Biracamo. Sikamura nta murare kandi ubona sheri yaje. ahubwo si azaza nakubwira Hanze. Shana ibi kabisa rero. Ndaje ariko wowe munagura ibyanjye mwanzaniye. Oya Lewisi se umuzi sheri ni kuri yimereye buriya nyine wabona hari nk'ibintu byo mu kazi byamujagaraje. nyine ariko ntago ajya amera kuriya niyo basi nyine abanyeretse ko anyitayeho ariko ndi kubona nabi Sheri Lewisi akwitayeho pe. nyine ararwaye se basi wenda iyo arwaye ko aribwo Buriya ni stress z'akazi. Lewisi nawe urabizi amera uko ashaka ubu nyine wasaza ari muri modenda ubundi akazi ni ibicunda akazi kamustressa gute naje nakize nirabaruke mu ubundi simba ari ikihe kibazo ariko ukuntu uri kumva ariko nari reka nkubwire n'ubundi nazanye 3 sibyo ebyiri nari nzagwere ko n'ubundi jewe ntanazitumiza zikuba kongera kandi nzagwereza 2 zigana nimwe nari ubundi ni wowe backstage nyawe nawe wanyawe cyane y'umukumbi ariko nyine umvamana yanjye mama yari yacyuhije nawe ahubwo yacyuhanye se uru Rwanda rwacu n'uko tuzajyana nako nagari ngenza uzamimbereza hano nzagutembereza mu Rwanda n'igihe tumwara hanze nyine ndashaka ko tugenda like as family we have simbezi nyine tuzajya hera tuzajya hera umva na mama ntituzamusiga tuzagenda na Lewisi tuzajya simbizi aho mwe muzamva mushaka nje am free Siriwe. Nsowe nta mahoro se? nta mahoro nuko naga kwifatira mari imbere kuri bonye nje nari mu bura dan subiza ngomba wacu byakenze gute ko mbona utarwiyambitse mu bandi kandi ko nkuzi rwose ko nta bibazo bifitiye no byakugendekeye subiza ko ngiye buriya kugira ngo mve muri mode cyangwa nakazi imbaraga babigoye uyu munsi nashatse kubeshya ngiye buriya kuri arumbaje ngo twisha yaje ngo gomba kuba nishimye ntabwo buriya umenye ko ari cyo cyangwa muri mode byagutangaza cyane kuko madamu wawe yaje anavuye mu mahanga nyuma y'imyaka ingahe ubwo se
nuko duhari se twabavundiye. ariko Dani urasetsa ngo madamu ntabwo bya Trisha ntabwo nigeze mukunda kuva kera kandi nguko buriya Dani biriya ndabizi waratubonanye ubyumvaho ari hanze dukomeza kuvugana umubano ariko buriya nk'umushiti wanjye ntacyo nakwisha zira zose zabaga ari imbaraga za mama cyangwa famiye urabizi ko kwa Trisha turaziranye famiye kuva turi abana ariko ibintu birakomeye mwana bibaze nyine hamwe nsigaye mubona nkumva umutima nyine uvuye muri moto bibaze ko twakuze ibyanyu by'imiryango yanyu wanyura kwa Trisha tubizi none n'umubyeyi akabijyamo bro wowe urashaka kubivamo uzi ko wanabikora ukawemera ukamukunda kubera meza ukamukunda kubera igitutu cya mama Dani guhangirizo nta muri inshuti yanjye bro njyewe ndi kuvugira kuri reality ibintu nawe urabizi ukuntu bimeze njyewe ubu nyine birananunguye tu no kubona mood yawe yapfuye noneho nifitiye n'umugore wo mu diaspora ntabwo ari ukuvuga ngo ni inama nakugiramo umujama ariko ntayibaze ibintu na mukecuru yagiyemo mani abakunsandi ku bwawe nyine avuye se uriya munyamahanga wa mukobwa nyine abona Trisha n'umukobwa yarize mwagerekaho no kujya kwiga hanze reba ni iyihe mpamvu yawe ubwo se ni umwango urakunda nizere yuko utazigera wongera gusubira hariya hantu ajyanye na musaza wanjye mudakoze ubukwe ibyo si ubura ni ibintu byo kubenda byo gutindaho cause even n'ibintu byanzanye the main reason nagarutse mu Rwanda ni uko njye narose dukora ubukwe cyangwa se either nkamijyana kuko ntabwo nzongera kuva muri Rwanda reka nafite umugabo wanjye ntabwo bishoboka kamubwire mwakora ubukwe ubukwe burakenewe njyewe ntukore ubwo ngo mwambarire tugende ngo ntabwo byakunda ubwo bukwe ndabukeneye kandi mumbabarire pe mwe kuniza njyewe nkeneye umuntu nambarira uziko oya wigira ikibazo kandi yaba mu Rwanda yaba hanze n'ubundi ugomba kunyambarira n'ubundi tuzabapfanyira mu Rwanda buberera tuzabapfanyira mu Rwanda buberera hanze ngomba kukwambarira aho byabera hose wowe rwose humura nta kindi cyanzanye mu Rwanda nitaye ko ari musaza wanjye ntabwo agiye kuri kote yiwe ntakubeshye Lewis niyo muntu wanzanye mu Rwanda pe koze izo famiye yanjye yose iri hanze sibyo bisuko ko nyine niyo muntu wangaruye okay simbizi ariko ko nawe washyushye musaza wanjye uramwemera musaza wanjye uramwemera erega ibaze nyine kino gihe cyose ndagiye ndize ndasoje ari umugo yino ndi mu mutwe uri mu bicu ndakubona rero niyo mungu nategereje ibihe byanjye byose so ubwo urumva se none ndi excited ndabyumva shari wanjye mbabarira ndikumva 100% ari kuri ya munsi niba nzaba noneho meze nene simbizi bizanshimisha mu buzima nyine uriya munsi ndumva ntangiye kubutekereza ugiye kubipanga uhereye ubu ngubu makeup izaba imeze umva ubu bigira ikibazo mu makeup artist uzaza niba uzamuza ibyo nta kibazo kibirimo cyumva nuko nzaba ndi kugenda Lewis ibindi simbizi ntabwo mbizi ubundi sizo bimeze bite ndikireba uburyo wabaye mwiza ndabona amagambo yakwaye menshi ubukwe twabwanze ubukwe bugomba gupangirwa mu Rwanda bukabera hanze kandi nkaba mgambaye mu ndimbe ego ko muntu ugomba kuri imbere cyane rwose Dani nk'umushiti wanjye ndabyumva ntago watekereza ibyo bintu wenda atari impamvu njye nagwaye nabikubwiyeho Trisha watubonanyeho ariko buriya njye hari ibintu najya nyinisha mu buzima Dani buriya kubana n'umuntu udakunda ubuzima bwawe bwose byakugora especially noneho muziranye gutya amafamili gusa uko ushobora kubateranya njyewe nakumvisha Imana ariko nkundi gutekereza ukuntu ngiye kujya gusubira muri ranzu no kwitwara imbere y'abari abakobwa nyine byanshobeye kabisa ariko man understand you kabisa nanjye ahubwo aho bigeze noneho ndumva ashaka no kuzabibwira mama man jumenya ko igihe wabitekerejeho rebi ntabwo ngiye kure y'ukuri kwawe wenda wabitekerejeho dutegereze nyine ngo turebe ikivamo ngo uzambwira n'undi nk'uko mbwira n'undi nta kindi kigomba kuvamo ko njye nafashe icyemezo Trisha ntabwo tugomba kubana
Jewe nta kindi cyemezo cyangwa izindi ngamba ikintu namaze gufata icyemezo ni uko njyewe nagomba kubana na Trisha singomba kubana nawe. Ari no mpamvu navuze ati njyewe mbibwire mama areka gukomeza kubwira imiryango yabo abizi mama nawe ukuntu ameze n'umuzi ni wa muntu batelefona akababwira ibintu byinshi. Ndashaka kumubwira nuko mbura aho mbihera ariko ndaza kubitekerezaho nawe wangira n'inama aho nahera. Njye aho ngaho nta kintu narenza kumwanzura kuko njye ikintu nari nzi bro. Biriya ni iby'urukundo rwanyu reka ntegereze iby'umwanzuro wa nuriya mukobwa mwiza ubwo ngo nawe nzaba ndora. Njye I'm here for you nyine for any advice. Iteka ryose nyine ujye umbwira tu nta ribi bro kandi ndakumva kandi cyane ari imagine njye ariko ntabwo urabizi ko gutengwa mu bintu nk'ibyo ngibyo. Kusiga iki kikugaruye Lewis njye nakubwiye mpa amahoro nkora akazi sibyo Alice ariko siko nasinziriye. waba uzwa n'iki gusinzira se na kiriya kizongera sinamubona. Alice ibyo ni mpamvu ngarutse kugira ngo ubwize ukuri. Alice ndabizi ibintu wabonye cyangwa wumvishe mu makuru avuga nijoro avuga ngo uriya n'umukobwa turi kwitegura kurushinga cyane rwose mama wawe yabimpamirije nabumvishe uri yo ariko wenda nuko twagize igihe gitonya tutaganira ibintu byinshi ubundi nyine nari kuzabikubwiraho. Okay ngaho mbwira noneho. Alice sinzi ukuntu bifata cyane bunyizera gusa njye uriya mukobwa ntabwo mukunda. Si no kuvuga ngo kubera twahuye cyangwa wowe oya umukobwa kuva mbere ntabwo mukunda. Cyangwa uri nka ba basore bavuga uwo bari kumwe nabi yagera imbere ye agaca bugufi. Ese gutyo neye none ko tutari kumbwira ngo ntumukunda umukobwa numvishe ngo mumaranye igihe numva n'iby'ubukwe bigeze kure. Uriya mukobwa nibyo bavuze ngo tumaranye igihe cyangwa mama birimo cyane kundusha. Mama niwe ubirimo niwe ubishiramo niwe wagira ngo niwe umukunda. Njye simukunda mama narabimubwiye narabimubwiye kandi bitarenze kuri ibyo ngibyo. Nuriya mukobwa njye mbona umubano mwereka atakabaye kuba nkunda cyangwa yigira nk'umuntu uzarushinga kuko simwereka ko mukunda pe habe na gato. Singo tubana n'umuntu imyaka ingana gutya azi ko mukundana akabaza akitwara kuriya. Ikindi kandi numvishe gikomeye nuko yaje kugira ngo mukore ubukwe mugende. Ubwo se no gutubana n'umuntu gute se gute utabimubwiye mbere hose ngo umubwire ko utamukunda kugeza ubwo ibintu bigeze kure numva mutangiye no gutegura ubukwe. Sinzi ukuntu nabigusobanurira nyine biriya bintu birimo ababyeyi kurusha uko twe tubirimo cyane. Uriya mukobwa iwabo no mu rugo kuva tukiri abana turaziranye nuko babyumva niyo mpamvu ubona bampushinga kubikora ariko njye ntawe nshaka simukunda. Alice njye nkunda wowe. Ukuvuga ngo famiye yanyu na famiye ye muri inshuti. None se ko numva ugiye gushaka n'umwe kuri rev imwe muri abakire mwese. Uriya mukobwa ni mwiza pe nanjye rwose ndi umuhungu sinanakurenganya. Byambabaje gusa ndavuga ati mbese byibuze uri ufite umukobwa mwiza muri kuri rev imwe ari ubushobozi ari ubwiza ndetse ukajya kwibanira n'umukobwa mwiza nk'uriya ugukunda kandi na famiye zanyu zose muri kumwe muri abakire muri inshuti. Alice babarekera ibyo njyewe ntabwo nkunda umuntu kubera ko wenda turi kuri level imwe cyangwa tuziranye cyane cyangwa iki. Njye mfite umutima nakunda umutima wanjye urantegeka njye nakutegeka mu bintu by'urukundo. Umutima wanjye urantegeka ahubwo genda gusabaga imbabazi bya biriya bintu kubera ko genda bikosora bamenye ko ntabirimo ubwo bukwe bwabo. Njye ndashaka kubabwira ko
nta birimo ibyo bintu bari gutekereza. Niyo mpamvu nari nje hano mvuga Alice nijoro yagiye kuryama afite umujinya nanjye ngenda mbabaye ariko ndumva wambabare ibyo bigufashe. Okay, Lewis, mbizi ntabwo nakwima imbabazi uzi n'ahantu wankuye rwose pe ibyo byonyine byangaragarije urukundo iyo ibindi byaba rero ndakubabariye. Alice ndakunda. Okay, Lewis, nyine wakoze ibidakwiye nababaye ariko Ndi ukora sibyo? Hey.